Inyogo ye yakoze ubukwe tariki 24 z'ukwa kabiri 2022. Uyu munsi ukazaba ari amateka hagati y'uyu muryango wa Habiyaremye Jean Baptiste ndetse na Manizabayo Nikuze Daphrose. Muhawe ikaze kuri Nandi Media. Nk'uko byagiye bicicikana guhera tariki 24 ubwo ni umunsi w'ejo ubwo dukora iyi nkuru kuri Yago TV show ndetse no kuri social media za Yago hagiye amafoto hanze ndetse na video zigaragaza ko uyu twamenye ku izina rya Inyogo ye agaragara yakoze ubukwe imbere y'amategeko. Rero twifuje kugera kuri YouTube channel ya Yago TV show dusanga koko uyu muhungu nako uyu mugabo, dore ko ubu ngubu mu mategeko y'u Rwanda ari umugabo n'umugore, hagati yabo bakaba bakoze umuryango Imana yishimira. Rero twagezeho dusanga koko uyu muhungu yakoze ubukwe, dore ko byari bigoranye kugira ngo asome indahiro nk'uko bigaragara ku muntu wese ugiye gushyingiranwa aba agomba kurahirira imbere y'amategeko, imbere y'abaturage n'imbere y'abayobozi ko yemeye nta gahato ko uwo bagiye kubana abaye umugore we mu mategeko. Nk'uko tubibona kuri Yago TV show, uyu mugabo yagize ati njye Habiyaremye Jean Baptiste nemeye ko wowe Manizabayo Nikuze Daphrose umbera umugore nanjye nkakubera umugabo. Mutware ntabwo dusomye indahiro nk'uko bikwiye, ariko nimugera kuri Yago TV show murabyibonera. Mbyutse ko link iri hano hasi, nimba wifuza kureba ubukwe bwose uko bwagenze urabibona. Iyi ni Nandi Media, nimba wakunze ibyo dukora ntibagirwe gukora subscribe. Urugo ruhire kuri Manizabayo ndetse na Habiyaremye Jean Baptiste aka Inyogo ye.